kambasuhuze kandi dufatanye no gusenga na abo tugiye kuganira bose. Imana yacu nziza, twagushimiye uyu mwanya duhaye. Turi mu mpera z'umwaka wa 2025, tugushimira ko wabanye natwe nk'itorero, nk'igihugu cy'u Rwanda, nk'abanyarwanda, kandi ibyo wakoze ni byinshi, twabigushimiye. Mu gihe dusoza uyu mwaka, turakomeza gusengera imiryango, dusengera itorero, dusengera igihugu, kugira ngo dushurire ibyiza bikwiye gukorwa mu mwaka utaha, kugira ngo abantu bose bakomeza kwegeranya no gufata ingamba z'ibizakorwa umwaka utaha, bahishurirwe nawe. N'uyu mwanya tugiye kumara tuganira, abo tugiye kuganira bose tubasabiye umugisha, kandi ubane natwe kugeza dusoje. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, gakoze. Bahinduka mu mibereho yabo, bakiteza imbere, bakagira imibereho myiza, ariho tugira gahunda zo gufasha abatishoboye. Murakoze. Nitwe Kuzo Emi. Twagira umugisha wo gusanga uyu munsi uri umuyobozi w'itorero rya ADEPR, mufite inshingano zitoroshye. Twamenye neza ko iyo manda imwe ihindutse, indi manda iyisimbuye yirengera ibibazo isanze mu gihugu cyangwa se wenda kuri ubwo buyobozi bw'ikigo runaka. Hanyuma rero amakuru dufite nuko abakristo benshi ba ADEPR, nanjye ndimo, ndibuka ko nagurishije ihene yanjye, dutanga amafaranga batubwira ko tuzungukirwa muri ikigega bita Siko. Amakuru yose yatanzwe, ari abakristo bari kunyumva cyangwa se wenda nabo twicaranye hano, nanjye ndimo by'umwihariko, ayo mafaranga ntabwo tuzi irengero ryayo, ubumenyi z'uko bize. Ikindi kibazo kirabaza ngo insengero nyinshi zo muri ADEPR bimaze kugaragara ko zitazongera gufungura, cyangwa se aho hantu hashobora kugurishwa. Wenda abantu benshi bakibaza ngo UPI nimwe muzayitanga, ni itorero. Ayo mafaranga wenda ngira ngo bazabaza icyo azajya kumara, ntago mbizi. Hanyuma impinduka zidasanzwe zo zagaragaye muri ADEPR, benshi baribaza ngo ni nziza, abandi ntibabyemere, benshi bakabihakana. Hanyuma tukavuga ngo nkamwe abazanye impinduka ni karibu muri uyu mwanya. Kambasuhuze kandi dufatanye no gusenga na abo tugiye kuganira bose. Imana yacu nziza, twagushimiye uyu mwanya duhaye. Turi mu mpera z'umwaka wa 2025, tugushimira ko wabanye natwe nk'itorero, nk'igihugu cy'u Rwanda, nk'abanyarwanda, kandi ibyo wakoze ni byinshi, twabigushimiye. Mu gihe dusoza uyu mwaka, turakomeza gusengera imiryango, dusengera itorero, dusengera igihugu, kugira ngo dushurire ibyiza bikwiye gukorwa mu mwaka utaha, kugira ngo abantu bose bakomeza kwegeranya no gufata ingamba z'ibizakorwa umwaka utaha, bahishurirwe nawe. N'uyu mwanya tugiye kumara tuganira, abo tugiye kuganira bose tubasabiye umugisha, kandi ubane natwe kugeza dusoje. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, gakoze. Amen. Amen. Iyo abantu batangiye ukwezi kwa 12, baba bari kugana mu gusoza umwaka, kandi banatekereza umwaka ugiye gukurikiraho. Mu ntangiriro z'uku kwezi twifuje kongera kuganira namwe. Mu minsi ishize twagize ikiganiro kuri radiyo y'itorero, tugaruka cyane ku bikorwa dufite mu mpera z'umwaka. N'uyu mwanya rero biri mu byo dushaka kugarukaho, ariko nk'abantu bari gusoza umwaka, numva nshaka no gushimira cyane abanyetorero n'abafatanyabikorwa b'itorero muri rusange. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka twatangiye dufite ibikorwa bitari bike binajyanye no n'insengero nyinshi zari zifunze,
abantu bari mu rugendo rwo kuzuza ibisabwa, ariko igikomeye cyo kwishimira no gushimira Imana nuko umurimo w'Imana, ibikorwa bitandukanye byakozwe muri uyu mwaka kandi tugira ku musaruro ushimishije. Kimwe muri ibyo, buriya itorero, kimwe mu byo dukora n'ivugabutumwa ryo kuzana abantu kuri Yesu no kubahindura kuba bigishwa. Muri aya mezi 10 y'uyu mwaka, kuva mu kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 10, twagize abizera bashya bakiriye Kristo, baba abigishwa barenga 26. Rero ni umugisha, ni ibyo gushimira Imana no gushimira abanyetorero ko nubwo byari ibihe bidasanzwe, ariko abantu bakomeje gukora ivugabutumwa. Muri abo kandi harimo 624 bavuye mu biyobyabwenge. Hari ivugabutumwa dukora ryo kujya ku mihanda itandukanye cyane mu kureba rwa rubyiruko ruri mu biyobyabwenge, ko tuzi ko imbaraga z'ubutumwa bwiza ni kimwe mu bihindura abantu n'abari mu biyobyabwenge bakabivamo bakabireka. Rero muri abo navuze harimo 624 bari barabaswe n'ibiyobyabwenge, ariko umunsi dushimira Imana ko babivuyemo. Ibyo kandi tukanabijyanisha kuko itorero ryacu rigira icyerekezo cyo guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye. No kuvuga ngo uretse ivugabutumwa ryo kuzana abantu kuri Kristo, binajyana no kwibaza uburyo b'abantu bahinduka mu mibereho yabo, bakiteza imbere, bakagira imibereho myiza. Ariho tugira gahunda zo gufasha abatishoboye kwivana mu bukene, n'ibindi bikorwa bindi byo kwita ku mibereho myiza. Muri uyu mwaka twafashije abantu barenga 27 kubona ubwisungane mu kwivuza. Nacyo nicyo dushimira Imana, yuko tunashimira abanyetorero. Binajyana no kubashyira mu matsinda yo kuzigama no kugurizanya kugira ngo biteze imbere, kuko ubu mu gihugu dufite amatsinda arenga 11,240 birimo abantu barenga 232 bahura buri cyumweru bakagira ibiganiro. Tugira abakristo bahuguriwe kwita kuri ayo matsinda, twita abafashamyumvire, babigisha uburyo basha kwiteza imbere, uburyo bazigama amafaranga, uburyo yabyaza umusaruro, kuko muri ayo matsinda yose uyu munsi amafaranga bafite bakoresha mu kwiteza imbere arenga miliyari 4 mu gihugu hose. Ayo ni amafaranga abikwa ku makonti atandukanye y'ayo matsinda, kuko kimwe mu byo twitaho ni iki twakora kugira ngo abakristo biteze imbere. Ku cyumweru iyo baje gusenga ni byiza, ariko turibaza ngo iyo basohotse kuwa mbere batashye baba bagiye kuba mu buhe buzima. Rero gutekereza bya bikorwa bituma biteza imbere ni kimwe mu bikorwa by'ingenzi twitaho. Tunashimira abo bose bakira ubwo butumwa, kuko tubigisha kwiteza imbere, ariko tunashingiye ku mahame y'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana riduhamagarira gutera imbere. Imana ishyira umuntu mu ngobyi y'Edeni, yamushyizemo kugira ngo akore kandi kugira ngo abeho neza, kugira ngo abeho ubuzima bwiza. Iyo bari muri ayo matsinda kandi binabafasha gusabana, bibafasha muri ya mibanire yabo. Ikindi ni n'ikijyanye no kwibaza baba hehe, kuko uyu mwaka hari imiryango 233 twafashije, bamwe kubasanira amazu, abandi kubakira amazu yo kubamo, kuko ni kimwe mu bikorwa. Iyo twakiriye umuntu mu rusengero dukwiye kwibaza ubusanzwe niyatashye aba mu buhe buzima. Bikanajyana nabo twafashije kubona amatungo abasha kubafasha mu kwiteza imbere. Uyu mwaka hari imiryango irenga 11,000 yahawe amatungo magufi. Nyinshi zagiye zitanga uburenganzira ku bashumba bamwe na bamwe bakishyura amafaranga kugira ngo babone imyanya. Hanyuma uyu munsi turi mu mpinduka itoroshye yo gusengera abashumba bashya, ndetse harimo n'abadamu. Bikaba birimo biravugwa mu makuru yo ku muhanda y'abamotari n'andi tudahagazeho dushaka guhagararaho, avuga ko benshi batangiye gufata udufaranga kugira ngo bazashirwe mu nshingano z'ubushumba. Ntabwo tuzi impungenge muri buze kumara abantu
zivuga ko nta bazahabwa inshingano batarishyuye mu gihe mutazabasha kugera mu ndembo zose ngo mugere kuri mu mudugudu wose mubaze muti uyu mukristu cyangwa se uyu muntu tugiye gusengera ku bushumba arabikwiriye. Noneho abakristu bazamura ikiganza, ariko bazaba bari inyuma dufite impungenge ko bazaba barya iminwa bavuga bati yarishyuye kugira ngo asengerwe. Hanyuma ikindi kibazo kirabaza ngo abana bakiri bato barimo barahagarikwa mu nshingano cyangwa birimo biravugwa ko batazongera guhabwa inshingano zo kuririmba cyangwa se wenda no guhanura kubera ko bakiri bato. Hanyuma abantu bakibaza batese wenda mu by'ukuri wasanga umuhamagaro w'Imana utagikora mu itorero hanyuma noneho bakavuga bati agiye kujya hakora abantu bahamagawe kubera ko bamaze kuba bahabwa impamyabumenyi z'uko bize. Ikindi kibazo kirabaza ngo insengero nyinshi zo muri ADEPR bimaze kugaragara ko zitazongera gufungura cyangwa se aho hantu hashobora kugurishwa. Wenda abantu benshi bakibaza ngo UPI nimwe muzayitanga ni itorero, ayo mafaranga wenda ngira ngo bazabaza icyo azajya kumara, ntago mbizi. Hanyuma impinduka zidasanzwe zo zagaragaye muri ADEPR benshi baribaza ngo ni nziza, abandi ntibabyemere, benshi bakabihakana. Hanyuma tukavuga ngo nkamwe abazanye impinduka itari nto nini igaragara, ese ihungabana rya bamwe mu bantu ntago nakoresha ngo zahitanye, ariko narivuga rincitse nkavuga ngo abantu benshi izo mpinduka zahindukiranye, guhandoringa icyo kibazo no kubahumuriza byo byagenze biti. Hanyuma rero ngira ngo wenda n'ibyo bibazo nari mfite, ariko ikibazo cya nyuma nahita nsoza kirabaza ngo mu mpinduka harimo nyinshi zitandukanye. Mwavuze ku iterambere ry'itorero, ariko twarebye dusanga niba gahunda iri hari ugufasha abanyetorero, tukibaza ngo niba se bakomeje kubyara indahekana, ikintu kijyanye no gutekereza ko twashiramo ya gahunda yo kuvuga ngo kuboneza urubyaro mu idini byo ntibizateza induru. Hanyuma wenda n'abantu benshi bagiye bakora amadivorce, tukibaza ko ngo uyu munsi bahezwa mu nshingano batagomba guhabwa inshingano, ariko ngo mwicaranye mukaganira ushobora kumenya ikibazo cyatumye akora iyo divorce. Murakoze cyane. Murakoze. Reka noneho tujye tugira ibibazo bigufi bijyane n'umwanya. Nitwa Daniel Sevenson. Ngiye ikintu cya mbere ngiye guheraho ndashima nkurikije ukuntu nakuriye mu itorero, nkakurira mu itorero ndi umwana w'umushumba, nkahura n'ibintu bitandukanye byinshi. Abayobozi benshi bayoboye ADEPR ku nzego zitandukanye kugeza uyu munsi nagiye nzikurikirana, ariko kugera ubwo hari igihe nabaye umwe mu mpirimbanyi ziharanira ko hari ibintu bihinduka mu rwego rwo kugira ngo umuryango mugari wa ADEPR ubashe kugira bimwe binoze. Rero nge ndashima icyambere cyo ubuyobozi uyu munsi mu mpinduka nyinshi maze kubona cyangwa se numvishe cyangwa se zimaze kugerwaho, hari byiza byinshi byakoze ntananirwa gushimira, kuko nge n'ingoma mwasimbuye yaramfunze kubera ko kutemera bimwe nabyo bankiraho dosiye ikomeye ndabifungirwa. Rero ndashima ko uyu munsi hari ibintu byagiye biba byiza bigacayuka, akaba nubwo abantu batabyumva kimwe impandiko niko zigenda, ariko nge ndabanza gushimira. Murakoze. Ikintu cya kabiri mbaza mushumba, mu mpinduka mufite biragoye ko abantu bazakira rimwe bazakira kimwe, hari n'abazarinda bava muri ADEPR cyangwa mu mubiri batazakiriye, ariko ni iyihe strategy yo kugira ngo mu mpinduka zigikomeza abantu bazarushaho kuzakira na n'umutima udahungabanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tukurikije n'imyumvire y'abantu batandukanye. Hari umuntu wumva ibintu uyu munsi akabyumva vuba, hari n'ubyumva atinze. Cyane cyane ko nkamwe muri hejuru mushobora gukora ibintu nk'ibi mukabitekereza mukabiha bari hasi, kuko ntabwo ari we uzakora ibintu byose, ariko hasi hakabaho umuntu bitwara nabi mu bayobozi bakorera hasi. Ese nk'abantu bazabihutariramo ko bishoboka, hari abantu bashobora kwakira izo mpinduka ariko bakazihutarizwamo. Aba bantu bazazihutarizwamo bitewe n'imyumvire nano y'abayobozi, aba bantu bazarenganurwa gute, bizagenda gute? Ikindi nagira ngo baze, ndashaka kubaza ku kintu kiranze itorero cy'abantu bagenda bakora divorce batandukana. Ni ikintu kiri kugenda kiba Kigali mu bashumba, mu bakristo cyo mu bandi bantu, ariko nkabona uru rwego
wenda rukenewe gutekererezwaho cyangwa ko rwagarukwaho. Aba bantu nubwo bakoze divorce, hari ukuntu mu itorero bahita babita ko ari abapagani batazajya mu ijuru, ko barimbutse. Abantu bagatangira guhura n'ihungabana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi sinibwira ko gutandukana ari ijuru. Iki kintu aba bantu bagomba kugenererwa ihumure bahabwa. Kandi nkagaruka kuri abo mu gisi imiryango yatandukanye iri aha hantu, ko mwicaza ibyicaro bimwe by'abapfakazi, ibyicaro bimwe by'imfubyi, mukabaganiriza mukabitaho. Aba bantu bagize ibyago nk'abadivorce bo bateganyirijwe kugira ngo baganirizwe. Ikindi, ese aba bana bavuka kuri no miryango yakoze divorce, bo bararengana, bari innocent, ntago bibareba. Ese bo mubateganyirize kugira ngo mugire igihe nkuko muganirira n'imiryango y'ababyeyi, bose mugakora ama celebration atandukanye. Aba bana bo bavuka mu bikomere by'abadivorce, ese bo nta kintu mubateganizwe ngo mubahe umwanya wa mubaganirize, mubereke ibirimo kugira ngo nabyo bakomeze. Nsoza icyanyuma nashakaga kubaza icyanyuma, mu ngoma zose zaranze ADPR zabaga zifite inama, ariko tugakorana nabo inama itararangira, imyanzuro tukayimenya inama itararangira, tukadusanga aho turi byose. Ariko uyu munsi biragoye kugira ngo tuzamenye ko inama yabaye, tuzamenye ko imyanzuro yabaye. Ese nyakubahwa umushumba, iki kintu cyaba ari strategy byagenze gute kugira ngo iki kintu noneho ADPR ibikora ibintu noneho ukabona biri secret? Murakoze. Murakoze cyane. Munyemerere mushumba abanza asubize kuri ibi ngibi, mwanya n'ubugere turaza no gufata indi round. Murakoze cyane. Murakoze cyane, mbashimire ku bibazo byiza mwabajije, ariko byinshi muzi n'ibisubizo byabyo. Mbivugeho muri make kuko abenshi tubanye igihe mu itorero, kandi itorero n'umuryango, nubwo nyine mwicaye nk'abanyamakuru, nanjye nicaye nk'umushumba mukuru kugira ngo mbaze mbasubize, ariko ibyinshi mwanabisubiza. Raymond yagarutse ku mishinga iteganywa, hari ibyo twagiye tuvuga kandi tuzakomeza no kubigarukaho. Buriya umushinga wa mbere ni ibikorwa byo guteza imbere abakristo mu buryo bwuzuye. Bega ni ukubaka itorero kurenza ADPR gusa nka institution, ahubwo itorero ryita ku miryango, ryita ku buzima bw'abanyetorero. Iyo mishinga itandukanye ifasha abakristo ubwabo kugira ibikorwa bibateza imbere, icyo ni kimwe. Ariko hakaba n'ibindi bikorwa by'iterambere. Nagaruka ku cyo Claude yavuze, kuko ubu turateganya kwagura ibitaro bya Nyamata. Ni kimwe ni ibitaro ubu byashyizwe ku rwego rw'ibitaro bya kaminuza, byakira abantu benshi. Biriya bibazo yabonye bimwe biterwa n'uko byakira abantu benshi cyane bitewe n'aho biherereye, ko byakira abantu bo mu karere ka Bugesera n'ikindi gice kimwe cyo muri Kicukiro, ndetse n'ikindi gice kindi cyo muri Kirehe. Rero byakira abantu benshi cyane ku buryo hari gahunda yo kubyagura, tukubaka ikindi gice kindi cyane, binajyanye n'uburyo umujyi wa Nyamata uri gutera imbere, binajyanye n'abantu benshi bagiye kujya bagana u Rwanda baciye muri kiriya gice, bijyanye n'ahari kubakwa ikibuga cy'indege. Ariko harimo n'ibyatangiye gukorwa. Nk'ubu hari inzu nshya ya maternité na neonatology iri kubakwa, ubu igeze ku kigero cya 76%. Biteganijwe ko mu mpera z'umwaka izaba irangira, ku buryo umwaka utaha izatangira gukoreshwa. Rero ugiye wasanga hari amazu yandi mashya yo kubakwa. Mbega gahunda yo kubivugurura, yo kubyagura yaratangiye, ariko ni na kimwe mu mushinga uteganywa mu gihe kiri imbere. Ikindi, hari umushinga ubu umaze imyaka mike waratangiye wo kugira ikigo cy'ubwishingizi mu kwivuza. Ubu hari yarutseho, urumva ko dufite amakorari y'abana, dufite amakorari y'urubyiruko rutanyije imyaka 17, dufite amatsinda yo kuramya no guhimbaza Imana, ariko tukanagira n'uburyo umuntu aba umuvugabutumwa mu ndirimbo ku giti cye. Ikindi twifuza, ubusanzwe wasanga abantu bameze nk'abakora birwariza. Muri amabwiriza tuyakora, ko twagize n'umwanya wo guhamagara abari mu makorari
duhamagara abaririmbyi ku giti cyabo, baraza nabo bagira umwanya wo kuyumva, tuyaganiraho. Ibitekerezo byarimo rero byagizwe n'umwanya abaririmbyi bitanga ibitekerezo, ndetse n'abaririmbyi barimba ku giti cyabo batanga ibitekerezo. Kimwe mu murongo uhari ni uwo kubafasha uburyo babikora, uburyo tubakira ubushobozi kurenza uko umuntu abikora nk'uri kwirwariza. Kucyo wabajije abahamwe n'ibyaha bya jenoside, buriya usibye no ku muririmbyi no mu byiciro by'ubuyobozi, ni imirimo ya ritari yo kujya ku ruhimbi. Abantu rero bakoze ibyaha bya jenoside n'ibindi byaha bidasaza, hari igihe ujya kumva umuntu yakoze icyaha cy'ubwicanyi, cyangwa se yakoze icyaha cya viole, arihana agakizwa. Ariko nabyiza buriya no mu isezerano rya kera hari ibyaha umuntu yakoraga bikamuteza inenge yo kuba umurimo wo kurimba atakora. Rero ibi nabyo ni byiza ko abantu bumva ko hari ibyaha umuntu akora akabyihana, akabarirwa, akaba umukristo mwiza, ariko akaba hari imirimo ya ritari aba atakemerewe gukora. Ni ibi nabyo biri muri uwo murongo, kandi ni byiza ko dukwiye kumva wa muntu ujya ku ruhimbi akwiye kuba ari n'umuntu ufite n'icyo twita autorité morale. Autorité morale ni uko hari ibyaha umuntu akora bikamusigira umugayo, nubwo yihaneka umukristo mwiza, bikamusigira umugayo ku buryo abatakiri umuntu ukemerewe kujya ku ruhimbi ngo abe ujya kuba uyobora abandi cyangwa utanga urugero ku bandi, nabo bakwiye gukomeza gufashwa muri rwa rugendo. Mucyo Bob yabajije, yavuze ko imyaka 5 yabaye imyaka y'impinduka. Bazise tugeza nko kuri kangahe? Twizere ko ziri kurangira cyangwa se zigiye gutangira. Buriya impamvu z'impinduka ni uko turi mu isi igenda. Buriya Yesu yaduhaye umurimo tuzakora, ariko ntiyatuba uburyo tuzawukora. Muri Mateyo 28 Yesu agaruka aduha umurimo, mugende muhindura abantu wabigishwa banjye, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye. Ariko ntiyavuze uburyo tuzabikora. Impamvu atabivuze ni uko uburyo tubikoramo bijyana n'ahantu n'igihe n'uburyo nk'uyu munsi tuyikoresha ikoranabuhanga mu ivugabutumwa. Yesu ntiyabivuze. Ariko impamvu tubikoresha uyu munsi ni uburyo buhari. Rero ntabwo nakubwira ngo gukora impinduka bigiye kurangira kandi isi igikomeje urugendo. Wize siyanse w'umuganga, isi ikomeje urugendo. Rero nta nubwo navuga ngo noneho kuba hari ibintu byahinduka mu itorero birahindutse, birarangiye. Icyakora turishimira aho impinduka zigeze. Ntabwo navuga ngo mu byo twifuzaga bikwiye guherwaho bihinduka, kuko mu gihe twatangiraga amavugurura harimo ibyagombaga guherwaho. Mu byagombaga guherwaho iyo ndebye mbona hasigaye nka 5% y'ibijyanye n'impinduka. Ariko muzi ko impinduka nazo ubwazo hari igihe zizana izindi mpinduka. Hari igihe impinduka ubwazo wakoze zisaba kwabaho izindi mpinduka. Ikindi ntabwo itorero riri mu muryango waryo wonyine, riri mu gihugu. Haza andi mabwiriza n'andi mategeko areba insengero, areba amatorero mu gihugu. Iyo ibyo nabyo bikozwe, hari ibindi tuvugurura bijyanye n'uko ntabwo turi twenyine, turi ahantu hari andi mabwiriza yandi asohoka asaba ko habaho impinduka. Numva rero ni byiza ko twishimira aho tugeze, ariko icyo kuvuga ko impinduka ziri kurangira birajyana n'izindi mpinduka zigenda zibaho. Hari andi mabwiriza agenda asohoka bigasaba ko abantu bagira impinduka zijyanye nayo. Icyo kurobanura abagore ku nshingano ya gipastori mu gihe tumaze imyaka 85, mbere imyaka 85 ntimukefate nk'imyaka myinshi. Nta nubwo bitangiye kubarobanura, ntibitangiye muri uyu mwaka, ntibinatangiye no muri imyaka 5. Ngenza kuyobora ADPR nasanze abagore baramaze kugirwa abayobozi b'amatorero.
ari abavugabutumwa bibuye amatorero. Ubu twari dufite amatorero arenga 300 mu gihugu ayobowe n'abagore. Muzi aho duhera, hari igihe mu rusengero abagore bicara ukwabo n'abagabo bicara ukwabo. Hari igihe tuganira n'abantu bo muri Swede, aho itorero rya abamisiyoneri baje gutangiza itorero bari batutse mu gihugu cya Swede wa Pentecote, tuganira urugendo nabo bagize kuko bamaze imyaka irenga 30-40 barobanuye abagore kuba abapastori. Tuganira ku rugendo bagize, batubwiye amateka amwe bagize mu gihugu, aho mu gihugu cyabo abagore batari bemeye no gutora mu amatora asanzwe, gutora president cyangwa abandi, bitewe n'uburyo hari amateka ibihugu byinshi ku isi byagize yo guheza abagore. Nabyo abantu bakwiye gusesengura kugira ngo barebe impamvu yabyo. Ariko murabizi natwe mu Rwanda abagore badahabwa umunani, murabizi abana b'abakobwa batemererwa kwiga cyangwa badahabwa amahirwe yo kwiga. Ibyo byose rero ni amateka abantu bakwiye gusesengura, kurobanura abagore ku nshingano za gishumba mu itorero ADEPR. Ntabwo urugendo rutangiye muri uyu mwaka, ahubwo hamaze imyaka itandukanye abantu bareba mu biganiro by'uko abagore bagira inshingano z'ubuyobozi, inshingano mu nzego zifata ibyemezo. Ubu mu nama nkuru y'itorero ryacu 31% abari abagore, ndetse mu bayobozi bayo umwe akaba ari umugore. Rero ibi ntabwo kuba bagiye kuba abapastori ari ikintu gitangiye uyu mwaka, ahubwo n'urugendo rumaze igihe. Nuko buri rugendo rwose rugira umwaka warwo, ntekereza ko niyo bitaba muri ari umushumba mukuru iza uyoboye itorero, n'undi wese kuba ayoboye itorero uyu mwaka ye gusengera abapastori, kuko ni ibiganiro byatangiye mu gihe gitambutse, kandi tubona nk'igisubizo, kuko mu bapastori bagiye kurobanurwa 33% yabo ni igitsina gore. Ibyo turabishimira Imana, kandi tubashimira uburyo ubona babyiteguye, uburyo ubona bafata inshingano yo gukora umurimo w'ivugabutumwa n'ibindi bikorwa bya gishumba. Pastor Claude mu byo yabashije nabigarutseho ku bitaro bya Nyamata, hari gahunda yo kubyagura yaratangiye, hari ibikorwa bihari. Yanagarutse ku banyetorero bagira ibitangazamakuru, kandi ugasanga rimwe na rimwe ibiganiro byabo biba ibyo gusenya kurenza uko byubaka. Hari nabo usanga ibiganiro byabo ugasanga hafi buri cyumweru afite inkuru y'ikinyoma yakoze. Reka nkubwiye ko bamwe muri bo cyangwa benshi aba ari abantu bagiye bagira imyitwarire idakwiye n'ibyaha, bakabahagarika mu itorero, babagarika mu itorero bagakomeza kwitira itorero, noneho bagahitamo